Kuzitwara. Ari umugore ari umukobwa ukunda na. Uretse gato yambwira yuko cyangwa oya. Ya niba warakize. Yereka mbisubize mu magambo yanjye. Umukobwa tweze gukundana kera arayinyanduza. Umukobwa ni umutezi. Yandurira. Kosema nayo bari kwibona. Wane na gitema gasema. Narapavomye. Kareka haki ya Mungu. Muri riyanzo. Narapavomye bura na mubaze. Bamwumvise ibintu yakoreye muri. Urumva? Umva se? No, bureza se. Humura mwigere wase. Impanuro TV. Umukobwa wa mbere wampaye bizu naguye igihumure nene kubise hasi. Byagenze gute? Umukobwa wampaye bizu numva ni nk'inkubi nkubise ndavuga ndagirana. Ibintu ko ntari bimenyera ubundi nibi. Niwe wayimusabye se cyangwa niwe niwe yaraje arantungura. Yarandebaga akabona ameze nk'ipanje. Ubundi nabonaga abakobwa nkabemera nk'igiporoporo. Arantungura barayisekuye numva ni nk'inkuba ndagana. Yewe ntayiwe. Uyumvira hehe? Mumara. Umva imisonga mumara imbaraga zirashira. Nuko. None se sheri ko tubana ari ubundi mu ruteganya kugutwara? Ari ubundi mu ruteganya kugutwara? Imaka bizo ku munwa shaka. Kajombe hari. Abantu barande. Nta muntu kureba. Barakureba. Barakureba se. Cedric reba hirya. Cedric. Makabizo shaka. Cedric ngo ne musoza mutubwire. Oya makabizo. Impanuro TV. Ishakiro ry'amakuru yizewe. Bamenye ko ndi umunyarwanda nyuma. Urabago nitwa Mazima kandi nta muzungu nitwa Mazima. We navuze ni is Mazipaka. Mazipaka. Ini hariya nahabonye ishene. Zira sene nizo kwandi. Ubwo ni ihene nababwiraga baravuga ati Nyegera hino nunye kureha karava k'Imana meze bite ni fresh ingofero se kuyikuyemo ingofero kuyikuyemo uretse nkwereke ahubwo ari nyishyize ahantu hatari ngombwa atemewe gute akiri mbari ingofero nawe irimo kubitekagira abari ingofero abandi bana nawe ushishe wumva Tinyegera hino nunye kureha kugikoshyiramo nakaririmbo nahengeke nk'iy'abasirikare namuririmbo tusuhuza abasirikare bose badukurikiye n'ukuri abasirikare mbakona attention surayiza nawe uri umusivilian ntabwo mbizi iyo uvuze attention uhita ukora tansi yuka ukirinda kubusha jyuka about turn mount abasirikare n'ukuri left turn bubahwe cyane left turn turn light light turn man ko vuze right turn munajya he right turn ndumva ari uguhindukira ubwo mu ye side mu buhe buryo ibumoso droite agosha droite ntago mbizi igihe rwese mbwira twe twaje gushumika ahangaha hagashya gatokombera hakadurugumana hari umuntu ajyaga numva avuga ngo wakugurumana ngo no kudurugumana manzenere mugane wawe hakagurumana hakamera neza none se mbwira
left right iburyo ni he ibumoso ni he? Iburyo ni ibumoso ni hano. Oya muke ati yenda right nahangaha left nahangaha. Ariko rero ndabizi kubera ko hano dukurikiwe n'abantu b'intiti barize bafite amashuri kandi nanjye narize. Ndi umwe mu bantu bize. Impamvu ikwereka ko nize reba hano. Aka kantu gashyirwaho n'abantu bize. Urabona ukuntu nabikoze nyine ndi umuntu w'intiti. Ubwo rero nkotoje nambaye ikote. Hakiya muhungu rwose byagaragara nabi. Ubwo rero reka tubigenze gake mu maguru meza, tubijyane neza mu maguru meza. Yego rero ndishimye mu buryo bwiza cyane. Karabo k'Imana ko nongeye kubona ariko wambaye neza w'umugabo. Ushaka ko mu bagabo bake baberwa mu gihugu. Oya mba nambaye neza ndakeye. Ariko byose kuba mba nambaye nkacya mukabona meze neza no kubera ikibasumba cyane. Banza muririmbire rero ugira n'akantu gato mukorera kugira ngo kumana sari kwisomana n'umuhungu we biravamo. Uwo mwana se nanjye ndeba. Nasa gusa wegera hino winjya kure. Ingofero zo kuri musoma ingofero. Iyo ndi hafi reka nkongore. Iyo ndi hafi nibwo numva meze neza. Ukunda futi. Muzari nifatiriye umuhungu. Ntwari ngwino ma igihugu. Pasi. Ikambafasha umwana ndabona mwebwe izo romantique zanyu. Pasi. Kagira inkuru. Uyu mugore ni mwiza koko. Uyu mugore ni mwiza koko. Tishimwa nyagushimwa. Shimwa gitare cy'amahanga. Akunda kuki. Ariko ni namwiza Pasi. Ni mwiza cyane. Ibisabira sabiranirega. Basari kuri umusore mwiza Imana ikaguha umugore nta kigenda. Ntibibaho. Utama PS. Ntibibaho. Umugore utama PS. Iya umuntu ubujegera. Yararwaye. Cyane Pasi. Ubu hari abantu tuba dufite bishoye mu bintu by'uburaya cyane. Yego. Nibo mvuga babatama PS. Barwaye imitezi zamburugu. Kwashira rukoro. Umuntu akakurikira YouTube arwaye imitezi ari mari. Karabo ugeze yirwaraho. Bwiza nyuko. Ugeze yirwaraho. Ari umukobwa ukunda na. Uretse gato yambwira yego cyangwa oya. Ya niba warakize yereka mbisubize mu magambo yanjye. Umukobwa tweze gukundana kera arayinyanduza. Oya ta. Umukobwa ni umutezi. Yandurira. Imitezi yandurira Karabo k'Imana yandura gute? Irindwa gute? Wayirinda gute? Twigishe n'abantu badukurikiye. Imitezi ifata mu buryo bwinshi. Hari umutezi uza umuntu akagenda atagataga ameze nk'imbata. Agenda amaguru atari hamwe. Buriya uzacunga umuntu urwaye umutezi ushobora no kumurika mumenya. Wese bamusiramuye uko ko basiramura nk'umuntu. Ibyo biratandukanye. Umuntu urwaye umutezi ni ibintu bigaragara. Abagenda ameze nk'ugize amaguru aba ameze nkaho bakubisemo inyundo hano na hano. Kinubi. Agaya ariko wibeshye ukakubita bene hano. Yakwicara asakara cyangwa ibintu byo kunzetsa gutya byari birimo. Nuko iyo ni nimero ya mbere. Nimero ya kabiri yo. Nimero ya kabiri y'umutezi. Hari umutezi utagaragara. Hari mu maraso. Hari umutezi wo mu maraso. Umuntu abibwirwa yuko iyo umuntu yasambanye n'umuntu ufite umutezi abimenya ari uko basambanye. Hari umutezi uba uri seransiye. Nyine utavuga uba uri seransiye. Yego. Abantu rero barwaye imitezi iri seransiye rero ushobora no kumubona ukabona yambaye neza yikubiseho cyangwa cya danger n'agaparufe gahumura. N'agaparufe gahumura. Ese kuki bitera parufe ntutere madamu wawe? Ndayifite ariko. Ubanza nawe basobanza umuteri. Ndayigendana. Urakagendana. Ndayigendana. Nayishyira he? Mbese iyo mfite abariya madamu. Yimuhe rero nawe ahumure. Ese nkubeshye. Ukuntu useka warahezwe camaje gukira kaburubeta. Nese ubwo ari we. Umukunda ko. Ariko unamuririmbira nyine umutira n'utugambo tw'urugo. Uretse zamura maha sha. Zamura mu maha. Ariko naje na abafitiye no mu rugo yawe wasize he. Ariko reka ngutera. Iyo niyo kugendana. Yantangiye. Utanteza abantu. Parfura ifite sha. Zamura. None se shaho. Ako ni kibasumba. Nta handi ntera. Hehe se. Hano turi kuri kamera. Niba wemeje kubonera aho hafite naho bigendana. Aho hafite aho bigendana.
mbabarira mbabarira no mugongo hose no ku mugongo se buretse nkwereke ntwara ataza ko nka parufe ari mukabyara oya nibyo uri murancuka wowe anisubirizemo dore parufe nyitwara aho nanjye kanite ahubwo buretse nkire no buretse hari umuntu nigeze kumva buretse se katumbanze nsobanura buretse fashe ku ngufu se kuvuga buretse manze nsobanura nawe someze gahunda ko numva uri gutaka hari umuntu nigeze kwegera numva mu mutwe harahumuramo ifiriti nese bwo ari isafuriya iri safuriya batetsemo ndashaka rero ntere parufe mu mutwe nanjye atazagira bumva humuramo ifiriti intwari rebe ababyeyi babye barimo ndebe ndetse nterera mu mutwe mu musatsi ho gake ariko mu musatsi byihorera rekera ari ukuntu reka mbereke ari ukuntu kera abaga biga nko muri segonderi ufite nk'agaparufe ari parufe zabwo zigura nka senyi sagura ukaba warayiguze kugira ngo tumeze bite mumuhe ntacyo yari parufe zabaga zigira noneho kugira ngo utaza kumuhaho ngo yitere nkakora ngo zamura nguterere ngo rebe inyuma nguterere no mu mugongo ukajya ushyira ngo ukajya ukwana ngo wivugisha uwo ni umuhatari ariko noneho turagera dushishikariza abantu aka gaparufe muba mubona rwose mumbabarire hari umuntu ubona ari mwiza fizikali ariko yakunyuraho ukatekereza ni akayongo kanyuza aha nagasamunyiga ni ibiki kamuzunzuri ukabona umuntu afite ubwiza arakeye ariko umwuka wakunyuraho ukumva gaze unyuzeho ukajya muri za modoka zijyana ibishingwe induba birababaje abantu mujye mwikosora cyane cyane mwoge muke mukarabe muke buriya na madamu arabizi isuku niyo ya mbere ukabona umuntu cyane cyane abantu bakunda kuba bafite umuhumuro utari mwiza uzasanga hano mu kwaha haraje bwa bwose wa musatsi ukabona wa musatsi wahinduye ibara wita gute inshakwa hari n'indi misatsi rero iri ahandi hantu njya numva abantu bahitiranya nyaboneka kiriya gihugu muvugamo hariya hantu ni igihugu kirimo umuhanzi nakundaga witwa Lucky Dube ntimukitiranye hariya hantu ngo ni muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ni igihugu gikungahaye kisobanutse gifite abanyabwenge icyo nashaka kuvuga rero ugasanga umuntu hariya hantu haragiye haba icukiro haba ikiguri cy'ibisimba ibintu byose by'umucafu yote niho urundiye bariya abantu rero bajye bagenda babanze bakora isuku nibarangiza bagure hari uduparufe dukora ku mubiri tutagenewe imyenda batugure bayipurize nibarangiza bagure n'utungutu two ku myenda humure ubu nureba hari abantu banyura ubu nk'ubu hari abantu bashobora kumbona nka gutya ariko namunyuraho yabonye isura akavuga atari kuriya muntu ku isura ndabona wenda bita amacinga neza ariko yakumva agahumura akifuza kunkurikira ubu niko gaturufundisha abantu niyo mpamvu abakobwa benshi bagukunda barankunda cyane buriya ndi umwe mu bantu banakunzwe n'abakobwa benshi ariko nanone mbengwa na benshi ni kimwe mbengwa na benshi urumva kandi byinshi bagiye babibona hano kuri YouTube narambagirije nashakiye umukunzi kuri YouTube barabibona abandi bakunzi barananiye ceceka hano ntago aba bana rero abana buriya rero reka bibabwire nituye tuvuga abana ntago baba bakagira ubwenge nk'ubw'abantu bakuru ubu ngubu hano turi kuri YouTube irebwa n'isi yose ariko we ari muri ayo ari muri yerere ntacyo ariko ntacyo ariko uyu mwana ari gukura musa ku matwi turasa cyane amatwi cyane urumva se pasi ugasanga harya twe tugeze he kuvuga ngo baturva se gahunda ufite muri 2022 ni gahunda mfite 2020 niyo guhitingana na madamu gahunda yo kugenda njyenyine ubu nayikati muri 2022 none se gatoya urumva duhuye ndi kwigendera mu kazi ko muri kuva za Karuruma mugenda mutambika mugana Nyabugogo ubundi muri kugana yewe n'amaguru koko warakennye ku buryo oya nakennye pasi niko cya gikapu cyanjye kiri reka mpuzanire buretse kihorere nkwereke urimo uravuga ngo narakennye umudiaspora yampamagaye nimugoroba urabyumva sekara bamaye mu bitano buretse umudiaspora yampamagaye nimugoroba ndayaguha mu kanya nyuma ya kamera
inyuma ya kamera yamihana bose bareba oya humura ibyo ngibyo byakwitanwa na giti kandi sijya ntaga giti noneho rero oya kuba twishe nibyo giti umva se tugendane I dig iminidi tugendane yongwe se ukavuga nanjye mugiye kwamamara I dig iminidi kwamamara ni nona umudiaspora amamagara ati nabonye ikiganiro cyashaza waramaye kapu cyangwa mu mafaranga yose none se ati nabonye muri abantu muri kapu ishimishije anyoreza ibihumbi 50 amadolari 50 singaya ndanagushimiye ari muri leta zunze ubumwe za Amerika ni umugabo ndamushimiye cyane ya butike utugenda ukiramo igishoro ntugire ikintu yakora ibyo bitano byihorere ahubwo ugenda wongere mu cyagishoro ndashimira abantu b'aba diaspora bose baramfasha aba diaspora mwese abambere mu gihugu ubangaraki sinavuga ngarakayigira uburoro arakwikuzwa ku rwembe rwa mukata kabono sha reka twe kubasabira gukirwa urumva pasi aranyohereza singaya naho ubundi ibintu byaciye reka nkubarire ndabe ko yuzuye nta kibazo buretse gatoya kubaranda byumva cyane kandi nawe ndabibona ko uri umuntu ubushakisha amafaranga uri umuntu ukunda amafaranga kubi ahubwo buriya n'umuntu abantu bagukunda benshi bajye bagira ukuntu ba mobile yawe mane oya bajye bandeba byonyine birahagije banakohereza mobile money pass momo yawe ntikora se yarakwana irakora ngo gerageza uturebe weze kuyanjye ni 0733 wavuze iyanjye ukareba ko batanyoreza umuba w'amafaranga ijijisha uvuge ko iyanjye ariyo yawe twikomereze abarakubwiye ngo barabona mukundana icyo ni igihembo se iki ni igihembo ndanamushimiye cyane yambwiye ati ngenda kohereza amafaranga aya nayanjye pasi ntagarayo natiye ngo nyaze nano kuri kamera madame umwana nawe nakugura ito ese ko ndeba umeze nk'umuntu iminwa dore yumye ushonje iminwa yumye daje wamugendesheje karuruma bana karuruma gatsata yose muzaniye n'akaji wica akanyota sha urumva pasi ndagira ngo mbwire abantu kandi ikindi cyongeyeho bagabo mujye mutemberana n'abagore ejo mundi nahuye n'umugabo arimo aratuka umugore we ngo ni intumbi umugore we yararimo aragenda gake kandi umugore yarahetse umwana yikoreye n'agafuka urumva pasi umugore sinzi ahantu ari hano urabyumva pasi umugore we aramubwira umugore aramubwira ati umugabo wanjye ndinda umugabo aramubwira ati ariko iyi ntumbi mba nahise zireba he iriya ntumbi buri iyi munsi ntesha umutwe tekereza can you imagine urimo uratuka umugore mwashakanye ngo ni intumbi ntabwo ari byo ubwo nawe waba uri urupfu si intumbi ntibana n'indi ariko ntabwo ari intumbi urumva umugabo yari yagize umujinya niyo mpamvu rero ibi babyita true love mukundane bya nyabyo mureke ibintu byinshi buriya umuntu wemeye kuza iwawe mukajyana mu cyumba muri cya cyumba cy'ibanga mukagenda mukararana bwacya ejo mukararana uwo muntu nta kintu wamurutisha ndagira ngo mbibwire n'abagore badukurikiye umugabo wemeye kukuzana mu rugo akakuzana mu rugo akakwemera kukugira umugore mwaba mwarasezeranye mwaba ariko kuba mutarasezerana mwagakwiye kuba mwabikemura ariko bibaye nabyo bitarabaho mukundana bya nyabyo yego nako umugabo yarakuzanye umugore ugomba gukunda uwo mugabo cyane ndetse ukabikora nk'akazi kubera ko aba yarakurutishije abandi bakobwa bose akagira gute akakuzana ceceka sha urumva niko aba yaremeye kukurutisha abandi bakobwa bose akakuzana nawe mukobwa umugabo waremeye kukuzana akakurobanura mu bandi ubwo ndabwira n'abagabo nimba waragiye gushaka umukobwa akakwemerera aba yaremeye akareka abandi basore bose akakwemera mukundane bya nyabyo true love is never die cyore muzaniye inyange zirusha kwera se muzaniye akanyange mama we akanyange sheri wampaye ko mwitama se wasomye ukamuha ko mwitama ko karusho kumukomeza wowe ikibazo ufite turasomana turara tudasomana yaje yawe iri he mwanyweye yose ninde mukaza kwinywa nyuma nayibitse yaje yawe iri he yaje yanjye singira yifite yanjye iri he mwana jizanjye nazizanye rebye twikomereze karabu cyore roze gushakira mu birenge urabutayishyize hariya merci niwumva se
Pasi ndaguhumweho. Mbese mwahabanza mugahumwana koko. Umwana ntago aratangira kurya arabura icyumweru. Arabura icyumweru. Serirake nizo ari gufata ubu. Umva mwa rwose ushira akanyota. Nabonaga icyaka cyabaye icyorezo. Ngicyaka cyabaye icyorezo yabuze amaherezo. Sheri uza kugenera abantu ubutumwa mfasha. Aka nakawe. Ceceka. Hano ntago ariho bariri. Wino hano. Mama we. Yitwa Ntwari mwari mwamunukije shaho. Muri kumukiniraho ibintu bya romantique. Niko Pasi. Karame kagira. Ariko turanagushimira. Turagushimira hano amangazini yanyageze he? Hano ku Impanuro TV twahakuye imigisha myinshi. Abantu bakurikira Impanuro TV rero ni abantu bazi ubwenge kandi ndanabashimiye. Abantu bakurikira Impanuro TV ni abanyabwenge. Buriya umuntu uzabona yandika nk'ikimesaje kibi. Uzamenye ko ari nka kwa kundi umuntu urwaye mu mutwe ayobera ahantu. Ubwo rero uwo muntu wakwandika nk'ikimesaje kibi ku Impanuro TV yaba ari nk'umuntu w'umurwayi wo mu mutwe kera babitaga abantu b'abasazi yaba yayobeye ku Impanuro. Imana imubabarire nawe. Muya wari unshinze nari nyoboye ibyari byo. Wowe kigaragara ntabwo umenyerekeye. Enda mwari. Mukunda kubi. Nakurutije abandi bakobwa bose. Akosha bari banyishe ngewe. Kobwa bari baranyishe. Se karama. Ko tuvuga haraba nkubiri tuziba zivuga. We nta mu diaspora mwagiye mu rukundo? Ntawe. Tuvugisha ukuri. Akareka. Nukuntu bagushyikiraga baguka. Aba diaspora n'ubara bankunda kubi. Ndanabasuhuje. Mu diaspora wese unkurikiye ndamusuhuje mubwira ngo amahoro y'Imana bane nawe. Yego. Ntawe rwose ntawe abaye hari nakubwira. Nukuri ntawe. Karaba ko mfite amakuru avuga ngo simwana muracanga we izi ji urashaka kujya ufate iyi ji yawe wayimazemo ni nkagiye kwimaramo urashaka umpindurire Karaba iby'amaji tubireze tuganire. Abantu barashaka kumva amakuru mfite ngo bari bagutwaye da. Oya na mama Karabo k'Imana aragiye gusigara ari rayo kwarika. Bimeze bite? Ega turaba star. Iyo umuntu iyo uri umustar buri muntu wese akuvuga uko abyumva. Buri muntu we abantu bifuza kuzamuka. Benshi areba umuntu uri muri aturendinga. Avuga ati uyu muntu umuvuzeho hamubeshyera. Cyangwa hamuvuga ibiri byo naturendinga. Ubwo rero abo nabavuga ibintu biri rumaze nibihuha. Ibintu rero ngiye kukuganira uzane ibingibi yenda twatangiye dusa nkaho dutebya tutari kuganira neza ngo ibintu bihure. 2022 yatangiye muserebra isabukuru y'imyaka ingahe? Kuri njyewe cyangwa mbere nka super manager avuze ngo afite 23 niba ari yamaze ahirimbana muri industry. Super manager niba ari yamaze abantu bari kubishidikanya. Super manager abantu bamuzi akunde amafaranga. Nta n'umuntu yanga by the way. Natwe turakunda ariko warakunda cyane. Buriya rero yumvaga iriya Mr Rwanda igiye kuba akavuga ati nanyura he kugira ngo nari amafaranga nawe nyafate. So ni byiza cyane kuba ni umuntu nyine ugerageza kwishakira ibintu byose ari yaminiya. Big up kabisa kuri super manager. Noneho njyewe imyaka ni 29 nibyo. 29 ni 29. Ikindi kibazo kiragira ki? Wavuze ku itariki zingahe? Akora ibintu byo kumbaza itariki navukiyeho Pasi. Ubu itariki wavukiyeho urayizi? Ndayizi. Ndayizi rwose. Njyewe navutse ku itariki. Anniversaire banza ari impimbano. Keretse mpamagaye. Ndabafasha. Keretse mpamagaye mama kuri telefone. Navutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 1993. Nibwo rubonye izuba. Yes. Sinzi ukuntu byari binjabutse. Anniversaire se baramwesere mbere ryari. Basi rero reka nkubwire. Birasindarane buriya. Nta iriya ni indarane kuko muri anniversaire yanjye iba nyirizina namwe super deep. Urumva twari ku bushomeri bukaze. Twafashe super deep dufata ubugari twabugeranyije
na gato n'intuzana keke ibyo yego nibyo gato niyo keke noneho turangije dufata supadipe dushyira mu mazi dushyira mu gacupa ndavuga nti nizihije anniversaire yes ubu rero ndashimira Imana ko madamu yamfashije kongera kuyizihiza neza yari yarapfubye turayipfubura anniversaire yanjye twaripfubura hari gahunda yo gupfubura anniversaire so ndagira ngo nibwire n'abandi bantu bafite anniversaire yapfubye mukuremeshe abantu bafite anniversaire yapfubye duhere ku gihe mwamaze mutizihiza anniversaire mufate igihe musigaje wenda mukora anniversaire mpaka ubu ari nk'umuntu ufite imyaka 50 utarayizihiza anniversaire kandi afite ibifaranga byinshi twamubwira rero namare mesheke buri munsi agiye yizihiza anniversaire nta anniversaire imwe ndizihiza igihe wafukiye nako igihe wamenyeye ubwenge utangire wizihiza anniversaire ariko amafaranga yagushiraho oya ntabwo yenda byari ko buri munsi ntabwo ndizihiza anniversaire biri serious wigira gusa abantu bako kumanura TV ko mbona bagukunda kubera wigira rya rubundi nzakubwira bari mu kwa 10 pasi tubwira itariki ni mu kwezi kwa 11 wa 11 se ukwezi kwa 11 mu mwaka kangahe mwaka w'inzovu abanyamakuru rero bimana makuru nk'ubu pasi wari umuntu umukurikiye wifitiye nk'uruganda rukora amapine ubu cyangwa se na Kim Kardashian bakaba mukurikiye na Kanye West na ba Justin Bieber ugasanga wisha makuru cyangwa hari nabandi bantu baba diaspora b'abanyarwanda cyangwa baba mu bindi bihugu baba bafite amafaranga ugasanga wese kukorera anniversaire byasaba ngahe ariko uri umustar wende 500 byayitosha 10 ntibyayitosha sinagura keke igurage ntiguri 8,000 iyo niyo wabuze rwose pasi uzatange nimero y'abantu banakuremera twikomereze karaba ibyo tubivemo gahunda rero 2022 itangiye ugenda n'amaguru kuva harya bayita Rusine mu gutembereza madamu kuva Rurindo n'amaguru ukagera i Kigali n'amaguru bihishuye iki karaba yewe gahunda hari yari yo gutembereza madamu agaruko navuze ati impamvu nakwendetse ari amafaranga ahubwo ugaruye mu murongo nayi byari byasimbutse ubwo ubu nsigaye meze nka machine uzi ibintu bafite mu mutwe ubwo iyo bye gato ndasimbuka urumva urasota birasota nyine so ubwo rero icyo nababwira nuko nagira ngo ntembereze madamu n'umwana madamu mukunda kubi yego bangira ngo nkore mubebeza ubuzi ikinyenga cy'urukundo ahoramo ubu yarashishuwe ameze nk'uwicaye muri za Boston ushize avuze ibintu abantu bagira isoni gute se katubyihorere nuko komeza ni ibiki navuze pasi madamu nuko ankunda cyane abashaka kumpa biza yarambwiye ngo yandebye buri munsi ngo abayumva yampa biza ninde uguhamagaye se kandi umuntu mbona umpamagara ariko zubu urera ibintu byo kubona neza muri telefone mwitabe se ushyiraho parire ariko ndi mu kiganiro Biganza n'umukozi w'Imana yitwa Biganza umukozi w'Imana yitwa Biganza nkunda kwisuku vuba vuba ewe yitwa nese umvise atari ijwi ry'umugabo oya numvisemo akajwi ka ayisuweya ndarahiye urarahiye none se komeza nyine utubwire onododi kugenda n'amaguru nyine byo bihishe iki bifite gahunda yihe kugenda n'amaguru ye pase niyo gutemberana na madamu niyo mpamvu nanagwamaga ahubwo uri ready ngo mpanyure tunaganiriza abantu ku Mpanuro TV sinaha honyine tuzajya no ku Isibo TV kwa Irene muri Ndahabi tujye kwa Bamanibu tujye hehe ariko ubu ngubu urugendo rwatangiye mu bantu rero b'inshuti zanjye nemera b'imbere urimo amen madamu natangiye kumutembera uyu mwaka nzagutembereza mpaka ababara none se business muzayikora ryari umuhoza mu butembere ubu ntizaho amafaranga sura yafite amafaranga yo kunembereza urayafite we ntago ari buri munsi kugira n'amaguru ze kugira n'amaguru birishyura muzajya mutafata amazi mukire munyu mwikane we no twaba twarutazi ndabona ari amaherezo nese ko numva ariko Inyange bishyure rero murayamamarije tayamamarize se ubundi baduhaye kwamamariza twabakorera umuti ngaho gahunda niyo ngiyo ubwo indirimbo ibikorwa runaka business reka mbariyo nibandaho cyane kuko niho nasize mugeze nabonaga inyanya bagura mbona umunyu bikopesha amadeni ibiki byose ubu business yanyagaze gute business iragenda
ibindi madamu nawe yanyunganiraho akagerageza kubwira abantu aho business igeze. Yego. Business igeze si wowe manager. Ariko nawe arabizi. Kigaragara cyo n'ubuhari. Wowe yamba mari. Madamu Karabo K'Imana aka Mama Ntwari muraho. Yego turabona. Twihariye ijambo ariko n'ubundi urarihorana wowe si ngombwa ko nanjye ngezweho. ugezweho. Bimeze bite? Bimeze neza. Cyangwa ko mbona ari guterekera amaso nabanza umuterekera amaso. Oya mbona bakajisho mu kandi umutima ari umwe. Ako pasi nkora mariage. Umukobwa yankatiye bwa mbere. Ako banza ufite nawe deception. Umva se nkubwire pasi. Erega pasi umuntu uzagutesha kira gikorwa nako gahunda yo gukora mariage. Burya si mariage abagutesheje hari yindi hari ubundi muvuna bakunyurijemo. So noneho umukobwa ntaramubona nakundanye n'uwundi mukobwa. Yitwa nde? Ntago namuvuga. Vuga rimwe bibaze. Umva se? Vuga rimwe ribase. Oya nawe mvuze. Uzamuvumba. Urumva pase umukobwa ndamubwira ntigenda gukunda cyane turabyemeranya panga uburyo bwa mariage. Ariko noneho numva ngiye kuva navuka wenda reka nkongorere abantu ku Manuro TV batumva. Nari ntaratera akabariro. Ndase imitezi wayikuye. Ni wayikwanda. Imitezi biranabashukaga. Umva pase. Harya nabivuze. Oya biriya byari burage. Noneho umukobwa ambwiye kanyemereye urukundo turimo turategura ibintu bya mariage avuga ni nanjye uko gahunda nzayigeraho nyumve fresh. Nyumve neza numve ibintu abantu bandushije. Uretse mbe ngiye gato ndagaruka ariko ukomeze. Gute se urajye we hamwe n'ubundi wacyari umusore muganize pasi. Ibi ni ibintu bibaho mu buzima. Urumva? Umukobwa aza kundeza poetinga. Pasi. Uzi ibintu nene nasetinze mu bwonko. Icyumba nari naragikurugutuye naragikoze. Warakurungiye. Ko sima nayo bari kwibona. Wane nagitema gasima. Narapavomye. Kareka yo. Haki ya Mungu. Muri riyanzo. Narapavomye bura mubaze. Bamwumvise ibintu yakoreye muri riyanzo. Urumva? Umva se? No bureza se. Humura mwigere wase. Nibyo ntarinze. No kusega tukayivumura. Oya nta kintu kirimo kibi. Urumva? Nta kintu cy'imyaka kirimo. Noneho umukobwa arankatira. Yewe tata ndavuga nti mufuna mwe amuhombesheje byinshi. Kuko ndabigiranye. Kuko urumva nge pasi reba guhera mu myaka ariko ubundi we kuva watangira waba mukuru wari watera akabariro. Oya. Mba mbibona wowe uracyari n'imanzi. Ese wameze nka Jean Baptiste. Jean Baptiste ni ukubwira ati ndacyari n'imanzi ariko. Nyarudindi se. Nyarudindi. Imanzi zo turimbarwa muri kino gihugu. Urumva pasi. Ukobwa ibana arankatira. Ndavuga ni yowe ni nko kuba wari ugiye kurya umuntu akawukura ku biryo. Ndavuga nubwo naremewe umuruho ahari reka niturize. Nisetinzemo ibintu byinshi avuga ni nanjye nzatuza ugiye kwigaragaza ijoro ryose ibintu bizarara ribone mbere cyane nuko banza bakaje ndambiye nkuru n'inca mugongo. Urumva ariko ikintu nshimira Imana nuko umudamu ariko ntukagira ikibazo nuko yaje akanyemuro ibikomere. Nukuri kandi ikindi ndamukunda cyane kurushuko mukunda turakundana cyane kurushuko. Oya urukundo ruri ku gipimo kingana. Shano kuri pasine ukunda mukunda amazi. Ifi kunda amazi. Uramukunda kurushuko ifi kunda amazi. Oya ifi burya hari igihe idakunda amazi cyane ahubwo nge murushuko nibyo kurushuko ifi kunda amazi. Ifi hari nizo nge kwivuye mu mazi hitipfa. Hitipfa ariko ifi iva mu ariko rero reka mabwire amafava mu mazi naba ari ibigori. Amazi niyo yizitunga. Ifi kagenda ukabona irakutse igihe hari irakuka ijyaye. Hari giba rumuraba cyangwa waje muri miyaga byose iri mihindi. Umurabuka ivana. Yego none ubwo ngubwo gahunda zaje gukomeza gute rero amaze gukubwira ati no iryo joro warayirwa ntambi. Narayirwa ntambi naraye ngaragurika mu cyumba nta nubwo naraye kuri matera. Naraye hasi nigaragura hasi nambaye mu cikopa. Vuga ni yo ndahombye. Nago navuga ko mpombye ubukwe kuko ubukwe numvaga nzabukora.
aho wibaze kuva mu myaka 10 20 25 nta na bizu uziko umukobwa yereka ubwiza kuri usomana bwa mbere umukobwa wa mbere wampaye bizu naguye igihumure nene nikubise hasi byagenze umukobwa wampaye bizu numva ni nk'inkubi nkubise ndavuga ndagirana ibintu ko ntari bimenyera ubundi nibi ni wowe wayimusabye se cyangwa ni wowe niwe yaraje arantungura yarandebaga akabona ameze nk'ipanje ubundi nabonaga abakobwa nkabemera nk'igiporoporo buranandebye aravuga ati uyu muhungu reka mutungure mukubite bizu ndebe ko yitwara arantungura barayisekuye numva ni nk'inkuba ndabana yewe nkayiwe uyumvira hehe mumara umva imisonga mumara imbaraga zirashira nuko mane tugirira imbabazi ubundi rero reka mbabwire ibifura ubundi tuza abantu bita imfurari n'ibifura ubu umuntu w'igifura yarakaye ameze mbese yabaye nabi ariko hano ubundi turimo turaganira so ni entertainment entertainment rero muraganira mukavuga na kera byabagaho kera habagaho umuntu w'umushyushya rugamba umuntu uzi kuganira umuntu uzi gutera ubuse ngira ngo urabizi we cyane so abantu ntibaze kubifata nk'ibintu birenze ibi ndabikora mbizi hari n'impamvu ndimo ndabikora turimo entertaining na madamu ntibikubangamire sibyo we yaramenyereye wese ko yiyakiriye we yariyakiriye tuba tuganira nta birenze yego kanikomereza na madamu atwibire business ahantu igeze ko ngewe cyabyo byose ariko ushobora kuba irimo iragenda kandi kubona umucyo mukeye nkabona amatama intwara afite hariya uvuga ati Imana yakoze imirimo ntari gukora urimo urabona madamu akeye cyane yameze neza rwose abyibushye cyangwa uzi ko wenda hagiyemo kandi usanga warasubiyeyo nta mahwa dore mbona nta cyizere gufitiye aho nta kandi karaza ariko ni kazi ndari ngo bigeze herata Pasi ni gake rata. Ni gake. Ni gake. Cyacuriza muri rya vumbi bimeze bite cyangwa washyizemo agasima byibuze? Biracyari mu ivumbi. Ntabwo. Biracyari mu ivumbi. Agafaranga gahagije urabona nawe ibintu wasizemo urabizi. Kandi urabizi ko nyine nta handi umuntu aba ari bujye gushakira. Komeza usobanure. Niko tagiye ko murandi mufata mu mugongo gusa. No bishaka uzambwiye nkwe na mucikopo ujye wambara. Bogisa. Komeza usobanure bwampura. Yo mpamvu nyine ari gake. Harabura iki biri kugenda gute biri gupfira harabura amafaranga. Angahe? Singabonye senkane se muhite muyashyiramo nimwejyane mu bindi. Oya nta bindi twajyanamo kandi turashimira n'umuntu wayaduhaye. Ugiye kurangura intoryi n'inyanya. Ngize ugura vuza ngo tugiye kurangurimo. N'isabune. Ariko impuzigira amafaranga. Ubu yadandaza Amerika. Kubera ko urabona kurya ariho bivuye. Akazi ubona ko ari nta kunya nta kindi kintu umuntu akora. Ariko abagore bakunda urugo. Reba mba nisararanze nigire mu bindi ariko waba ari serious. Ahubwo waha abantu nimero yanjye bakaza kunsunikira wenda buri muntu wanyemera n'igihumbi. Igihumbi se nticyarangura na pavuro. Nyina buri muntu wese agashyira itafari ko abonaga kabeho gatagiye kuwukubita. Tubwire nta kibazo. Ni 078. Karavuga nimero madamu. Oya nayivuge. Oya yimuvugire. Nayivuge. Ntayuzi. Bo ndayizi. Icyonzi cyo nuko itangizwa na 078. Kane hari. Ubwo rukundo rwenda. Yata nimero yanjye ni 078 0 46 92 3 Asubiramo. 078 0 46 92 3 abantu bari mu Rwanda bari hanze yabo bamvugishe badutere inkunga nyine nanjye bangurire costume yindi dore hari umuntu ejo ndi wantutse kuri costume umuntu ejo ndi yarantutse bagwese nako sukunuka yambwiriye yakora se byubahiro arambwira ngo njya nkubona kuri YouTube ngo ariko ngo ntago nari nagusobanukirwa neza ngo arabandi bantu musa ngo najyaga mbona ariko we nkubwirwa na costume uhora wambaye ahubwo nurampaye sha nzagura indi
n'abantu bashaka kudusura rata babonereho bazaze badusure barahari benshi bashaka kudusura ni byiza nkuko utanga nimero ya telefone azaze no kudodesha iwanjye baza no kudodesha iwawe si koko nk'umuntu wagize gutya ko utarandodera na mushwari dore nk'uw'ipantaro yanjye agase pasi reka kwihuta reka kwihuta ipantaro yawe iracitse amabanga dufitanye njye nawe ntuyazi ipantaro ya pasi iracitse ndayicyura mu isakoshi nzayo urayicyura se ariko afite amapantaro menshi ese asigara yambaye gusa yabacitse hano ku ruhande pe aya pasi ufite zingahe urabona ni training ya siporo pasi ipantaro ntabwo ari ugucika babyita gutondoroka ni ugutondoroka nzi ko yaratondorotse njyewe nkwemereye kujya uko umwenda uzajya ucika nuko ari ugutega nyine aho kujya uzana rwose nawe urumva yo ni inkunga ikomeye cyane dushaka ngo utanga nimero nta muntu w'umugabo cyangwa umusore akubwira ati kuse wa mugore we kumeze neza umugabo wamuretse ukaza tukijyana nta muntu ahora n'iki ko nimero yanjye nyibaha ntihagere n'umpamagara urashaka ko baguhamagara bakagutwara oya utankora mu bwonko utankorogoshora mbura n'umuntu umpamagara nabiza ngo ambwire ngo wiriwe abantu rwose bakihamagarira akarabo ariko ntacyo kirabanza umusokoze kuri uruhande rwo hirya sokoreza uruhande rwo hirya ariko ntusokoze cyane ndagusokoza rero ntuzi ukuntu njya ngusokoza ariko sheri wari wampana bizo kuva twatangiye iki kiganiro ayiwe byose siko ari ibyo uri gucamo wampaye bizo sheri kandi none ndaguca amande kubera ko urakuramo eshe kuri amabizo ku munwa umunwa ku wundi umunwa ku wundi ntabwo naguha abantu bande babari oya Cedric ufunze kamera nanjye narebye hirya oya reka yimesha umunwa ku wundi narebye hirya none se sheri ko tubana ari ubundi muntu uteganya kugutwara hari ubundi muntu uteganya kugutwara impa akabizo ku munwa shaka kajombe hari abantu barande nta muntu ukure barakureba se Cedric reba hirya Cedric makabizo shaka Cedric ngo nimusoza mutubwire oya makabizo mwa none se kari cyo namushakiye ugomba kujya mwabisoje okay Cedric garuka sokoza neza shaka ugomba kujya umfata neza shaka nicyo nagushakiye nicyo nakurongoreye nako ageze cece ucece kasi bisanzwe se kurongora kurongora nuko ntabyo nzi sekera wazagiye kizwa nibuze umunsi umwe ukakira agakiza neza uri sinyirirwe oya kurongora hari benshi bifata nk'ibindi bintu kurongora ni kwa kundi umanika ikiganza ntabwo kurongora ari biriya bagira kurongora ni ukumanika ikiganza nyine ukavuga uti nashatse umugore nibyo bita baravuga ngo yarongoye okay ibirenze ibyo ni amahane ibirenze ibyo ubwo ni amahane naho bene biriya wenda bindi uvuga babyita gutera akabariro ntibisa byo biratandukanye kurongora no gutera akabariro ni ibintu bitandukanye ubwo nyuma y'ibyo nyuma y'ibyo se havamo umwana nyine havamo abana cyangwa se havamo abantu hari n'ibindi umunezero ukiyongera none se Patrick ubu nkawe urabona umwana atangiye gukura uri gukora iki uri kumuteganyiriza iki ku bijyanye n'imyigire ye ese ikintu uri kugitekereza kuko ubu ngubu umwana niba ageze amezi 5, 6 ejo umwaka uri kubita imyaka 2, imyaka 3 niba utaramuteganyirije uzavuga ngo nabuze minerval uri guteganya iki byibuze kugira ngo umuzigamire ejo azajye mu ishuri utavuga ati nabuze nagurude yaberetse kwishima mu bwanwa urabona ndabona niba mba ndimo ndagerageza gukora nkora ibiganiro nkagerageza gukora indirimbo n'iriya nzu urabona natangiye tugiye gutangira kuyipavoma wenda igice cyo muri salo imifuka ingahe 3 imifuka 3 niyo tugiye kuba tuguze umufuka ryo gurangaye ugura ibihumbi 11 ibyo tugiye kuba dukora ageze witanga akaba nk'indi mifuka 2 ako bazaturemeye erega ngenda nabura akantu gatoya ngize nk'amahirwe umuntu akama ibihumbi 100 ngewe ibintu step mbura ni akantu gato kuko urabona inzu nayiteye umucanga imbere n'inyuma igishahuro nako igipande urumva igisigaye ni ukuyipavoma ntuza kontwari narayiguze nkahita nshyiramo ibintu narangiza nanjye mu muziki nkakomeza kuwukora urumva ngewe utuntu mbura ni akantu gatoya ariko kugira ngo nkagereho byancanganyukishije pasi
ariko hamwe no niyo kwizera mpamvu uri kugenda n'amaguru uri kwanga no gutega kugira ngo wizigame cyangwa kugenda ngewe nabibwiye madamu mubaze nguyu nabimubwiye ariya mafaranga nambwiye ntidushobora kuyakoraho mwari muje kuyafata Nyabugogo twari tuje kuyabikuza kuri Western Union we nari mubwiye ni ngwino tujyane tubikuze noneho byibura wenda umuntu turebe n'ahantu tunywa nk'akafanta dutahe none ndavuga ni sinataha ntaganiriye n'abantu urabakunda ariko uzi ko umuntu akusha muhura gutya mu muhanda akavuga ati uyu mugabo yarakize yewe ubonye ko duhuye n'uriya muzungu akakureba akavuga ati mwene data ageze hano turabona ukuntu wifunze akavuga ati ntabwo ari umunyafurika yatari ngewe rega n'abazungu barankunda ndanabasohoje ndasuhuza buri muzungu wese umurikiye amahoro y'Imana uze mu gihe cyongereza mubwire nyine ibyo ngibyo muvuze mubwire amazina yanjye tukaraba k'Imana ndabakunda ibintu nk'ibyo ngibyo byose mu cyongereza kugira ngo dukomeze tunasoze da bareke bikomereze ngere Rusine nabonye ariyo bigwa uya ntabwo nshaka kuza kuvuga mu cyongereza muri aka icyongereza ndakizi kivuge ntabwo ushaka kuvuga mu cyongereza muri aka kanya nababwira nitwa Patrick ndabasuhuje ndi Rwanda gutya na gutya ndabakunda basi mu gifaransa igifaransa cyo ntacyo zi igifaransa cyo ntacyo icyongereza ni cyongerageza icyongereza iyo ndebye ubona icyongereza nabanziho akantu mbona ufite hano se ko nigeze ko mvuga ngo I love you ushobora kubabwira nti it's Patrick from Rwanda. Yes. I love you so much, every people. You for me. Yes. Anyway, so nibyo ntabirenze icyongereza cyese tuganira yose ubu namenya mvuga ni ndiganiza se ndi robo ngende Sofia we ntabwo nagusekeje ukuntu nagiye mu rugo nkababwira ko nabazaniye umukwe w'umuzungu iyo nkuru ntayizi byagenze gute iyo nkuru ntayizi uzaza nyikuganiriza zagaruka yinganiriza yuko agiye ko nasanze babo bazanye umusemuzi nasanze babo bazanye umusemuzi ngo umuzungu yaje ahubwo ikintu cyanansekeje nitwaje n'amafaranga make abavuga ndahikura nteko mbona none ibintu babishyuhije babigize ibindi bankunda kubi baravuze bati none twabere bazatsikagera gusura kwa sobukwe si tugiye kwerekana umwana se muri iyi minsi mu kwezi kwa gatatu kandi ndagira ngo nisabire n'abandi bantu badukunda badufashe pasi iki kiganiro abantu bagisharinge n'abashinwa n'abantu bo muri nuza muri za Korea na hehe hose ikintu dushaka ubu muri uyu mwaka ni ngewe nawe kuri YouTube hano Impanuro TV tugiye kwatwika hashi none ikindi cyongewe aba YouTubers bose nababwiye ngo bagiye kuryama barakoze bararushye bagize gute nibajye kuryama nabahaye konje ubu ni ngewe uhari nibatuze bagure bando gusa bandebe abo batarebye ebana mutuze kabisa ubu ni twebwe muzaje kwereka umwana mu kwa gatatu buri murabitegura ariko bitavuze ko n'ubu ubushobozi bubonetse twajyayo bakikusanya zo ko kureba nabi ibyo uvuze sibyo oya nibyo ni abantu ni badushyigikire tujyeyo none se reka mubwire ubwo umaze kwagera asanga bazanye umusemuzi nk'umuntu nyine w'umunyamujyi wari umaze iminsi witinga kuri YouTube wakoresheje akahe kantu kugira ngo hatagira umuntu kunyuzamo ijisho urumva kongereza kawe kari turaturye oya icyongereza ndakizi biri serious none se singanira sinitabira nantendinga amantuza inama zigiye zitandukanye muri za UN ama conference atandukanye za UN nagiye muri ngeze no gutumirwa na ambasaderi wa Amerika n'ahandi hose ngenda jya bano bahanzi benshi barabiha Karese ambasaderi ninjye wiintroduce mu byo ndimo ndakora byose ninjye wivuganira ntabwo icyongereza ntabwo ari cyatura bura ndakubita icyongereza nkahuragura ivumbire gatumuka ndakubwiza ukuri so mukanya riratumutse turaribonye riratumutse rirenza turireba oya aho ngaho rero ugezemo akantu ka rugondi hembe ako bakita gatego noneho rero sasa nkimara kubona ibintu bigenze gutyo nari yaranje uvuze kongereza nari mfite nk'ibihumbi 20 byo gupfusha ubusubwo bye oya ntago ari byo gupfusha ubusa navuga nti ndaza kugenda ngurira buri muntu uri aho ngaho icupi ariko nakongeza nakavuze narahagurutse ndavuga nti hello everyone noneho hello everyone umva se bo bari bazi ko ndi umuzungu wanyawe mwumva barimo baracyashyana ko none se kuko turabigenza gute
akora umusemuzi ngo genda urebe wa muhungu ko runaka ngo mu minsi iri imbere ngo yaraje ngo minsi yashize yaraje ngo kandi wa undi yarangije kaminuza mu ndimi mva barimo baracyacyanda ndaceceka nanjye mpagurutse mbanza kwijijisha Kinyarwanda cyange ni gike we nabanje kwijijisha n'uyu ngo arabizi nahagurutse ndabarira ndavuga ni hello so my name is Patrick Masmaker I'm American. You are called Patrick Masmaker. Patrick Masmaker. Nice to see you. Yeah. So me and Hosiana, we love you so much. Yes, of course. Harya bavuga gute? Turakundana bavuga gute? Ndabizi se. Kuko numva ushaka kunkotoza. Cyongereza cyanjye ni cyinshi ariko iyo numva nacanganye kiwe hari ukuntu kiba kibeseho gato. I'm Patrick Masmaker. I come from America and I'm here just for ntiturakundana sobanura gine uko ndetse ndambwira ndarize uko nanjye akangakara ko nkutoyeho ese naguze icyongereza reka ndi umukara nabigirana nuko rero pasi bagenda dukora igikorwa cyatujyanye abantu barankunda ariko babimenye neza ko ndi umunyarwanda nyuma urose I'm Patrick Masmaker. Bamenye ko ndi umunyarwanda nyuma. Urabago nitwa Mazima kandi nta muntu nitwa Mazima. We navuze ni is Masmaker. Masmaker. Ni hariya nahabonye ishene. Zira sene nizo kwandi. Ubwo ni ihene nababwiraga baravuga ati ngaravuze ngo ni ihene. Ngo zira hene nizo ni zacu. Okay. Okay, merci. Okay. Nako thank you. Patrick kunywa kaje nk'umuntu anyweye urwagwa kuri butike kandi nabwo urwagwa kera nayigeze kurunywa ugize usinda pasi njya kuva ku rwagwa narumwe nkubitaga hanga hasi mu byondo byagenze gute nanywe y'urwagwa nanywe y'urwagwa kera nari mfite nk'imyaka nk'irindwi 10 nk'urwagwa sinzi ukuntu nagiye numva nazi ndi mu bizunga byataha ndarufiningiza rugera nkanga mu ijosi ndagenda nkubitaga hanga hasi mu byondo nkubitaga hanga hasi nk'umuntu batijwe yamaye uravuga ati ibintu nzabishobora nahise nduvaho ndavuga nti ndongera kwiteza urwabitoki niriye ko se wakoze wasinze ukavuga ati kweri kwera mpuza amahano si ibyo se ko jewe nasinze nkiri umwana ntabwo bubyibuka Imana ishimwe yagukijije kaguha n'urubavu rwa nyuma yo kubirwa n'abakobwa 90 nabangaye nabenzwe n'abakobwa ntaho nzi umubare abakobwa barambenze we cyo kuri umukobwa wese wambenze nta ribi yatumye mbona umurongo w'ubuzima bwo kuba ubuse mba ndimo ndavuga iki barambenze pasi nagiye ntereta abakobwa basobanutse ngo wariyemeraga nawe ukatujya nariyemeraga nateretaga abakobwa urabona n'uyu ni ikizubazuba yankatera nari kubigirana none hari uwo arabona ajyaga ntereta nkabona yambaye nk'akajipo kageza kashya n'umukandara twahura arimo aranganiza ambwira ni ndagukunda nanjye ntakukunda nanjye ntakukunda nkataha numva nashize sinyuze rero utamugejeje muri bedroom mu gitanda nuko nako mujyanye mu rugo ni mu rugo mba nshatse kuvuga nyine kumugira umugore urumva Patrick gira rero ndashaka ko dusoza kugira ngo bareke mu ugende masaha dore umunsi uciye ikibu so icyo dushimira abantu bakizi ni bakeye ngo umunsi uciye ikibu umunsi uciye ikibu ushatse kuvuga ngo burije so icyo dushimira abantu nuko batubaye hafi turashimira abantu bose babaye hafi y'umuryango wa Karabo k'Imana harimo umadamu umwana na family yanjye muri rusange so turanezewe rero tunejejwe no kongera kugera kuri kamera z'Impanuro TV za Karabo Akarabo k'Imana TV rero iminsi yashize amasaha yarongeye asubira inyuma urimo ndashaka kongera gukora ibiganiro kugira ngo yongere izamuke wasibye bimwe se oya ntago nabizi ibyo bwari umuntu abajije arambwira ngo iyo utinze kwa uploading ari uko amasaha agenda asubira inyuma simbizi mbo rero ubwo ndashimira buri muntu wese wagize icyo akora kuri iyi famille ndetse n'abagiye kongera kugira icyo bakora ndabashimira bakomeze badufashe baduhundagaze amafaranga natwe tubahundagaze ibiganiro byiza binoze ubu ngubu basabire n'umugisha ubu tutameze neza twaza hano tumeze nabi tudatuje so turabashimira tunashimira nawe muri rusange pasi Imana ibaha umugisha rero reka dusabire umugisha buri muntu wese wadukurikiye kandi musaba ngo iki kiganiro agisharinge
reka dusenge Imana. Ikindi nakwibutsa abantu ko am entertainer. You are entertained. Yeah, ndi entertaining abantu nta birenze. Ntibaze kugira ngo wenda hari ibindi ngo nafashe za mugo cyangwa za dumba ubwonko za muriture. No. Ntago nafashe imbutabuta cyangwa imisaturamana. No. Jewe ndi tayari mu mutwe ntago wajegera. Ahubwo impamvu jewe maje kugira experience mu entertaining abantu. Urumva? Yarawunyoyaga kubita imanga hasi. Umusaturamana ntago ariwo nanyweye. Wari utaraza. Wanguye mu manura jipo. Aya wewe mu manura jipo koko. Imana izana bindinde. Urumva Pasi? Rero turashimira buri muntu wese ugira ikintu akora. Sinzi nimba nimero yanjye baza kwishaka mujye murebe iriya nimero ya madamu yashyizeho muze kumuhamagara muvuze yawe se iteye isoni kuri utayivuga. Oya ntago nshaka kongera gutanga nimero. Kiretse wenda nzajya mba nigeye. Ndaza kwibibwirira rata. Hari igihe utanga nimero ugasanga umuntu ari hari Patrick arasabiriza. Mwe kubana na Pombe. Nta muntu yigeze kubwira ati ko mbona ibintu bimeze neza wamuretse tukaza tukibanira. Ntawe ariko Pasi. Karabutinya Imana. Imana se Imana ndayikunda. Ariko ubundi umuntu atinya Imana. Ubu wasanga ikintu utinya. Imana rero yo tuyikunda. Utinya Imana uruguma no kuyubaha no ko. Oya ahubwo ndayikunda ntago ntinya. Okay, ngaho ubaha Imana tubwize ukuri. Nubaha Imana. Ko ayo makuru nyafite Patrick. Oya ntacyo. Ko mfite n'ubutumwa n'umuceri ushyire hasi. Njire hasi. Uvuga uti Patrick Jesse subizi ko nemeye kwitangira YouTube nahitinga. Niwe mukiza wa YouTube se. Ngewe aba bantu ngo YouTube abantu bakuriye YouTube nibashaka bazampereze imipira ibana byatari bambwire bati wowe uri mu YouTubers original. Yego. So reka dusengera abantu badukurikiye. Imana bahumugisha. Uwiteka Mana nziza turagushimira guhimbaje. Dushimiye ko wemeye ko twongera kugera hano ku Manuro TV uhabwe icyubahiro. Ngaho rero fasha buri muntu wese wakurikiranye iki kiganiro umuha ibyishimo. Umuntu wadukurikiye ababaye Mana iki kiganiro naza no kurya mu ngeri kigarure mu nzozi anezerwe aseke arota aseka warota agashikagurika arota aseka abagize deception mu rukundo ubahe urukundo ruhamye ubahe ubomora ibikomere. Uwiteka Imana ndagusabye kugira ngo buri muntu wese uri ku isi umusetse umuhundagazeho ibyiza kandi twese turi mu isi kandi iyi si turimo tuzayivamo. Ndagira ngo buri muntu wese umuhe gusobanukirwa ko iyi si turimo ari icumbi anezerwa kiriho yishime yidagadure ntidugakomeza ibintu. Senze twamaje mu izina ryawe amen. Murakoze cyane rero karabo k'Imana. Ntihoreze nunje kureha iyo ndi hafi. Uri mu gatoya tunageze. Iri kuri channel yitwa Akarabo k'Imana TV. Egera hino winja kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza. Iyo egera hino winja kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza. Iyo oh yeah owa eya owa je nkunda harya ya rap ivuga gute urayibuka? Ndiyo mbona twicaranye nkuko ndimo nirebera mu maso hawe niyumvira ko kajwi kawe gatuje karyoshye baby yeah ni wowe kibasumba abandi barabishya ni wowe mwese abandi baradushuka nanyegera imaririmba ngo nibegere hino kandi yayo cyonga ho ngwino twicinyira kadiho ariko se wowe urimo uranyegera unkwago gira ubwo sunyegere ukikubita hasi ukagarama hano nakikubita hasi ufashe ntahita ngufate nyine ariko urumva twagwa twese umwe hasi undi hejuru. Ibihe byiza rero abari badukurikiye turabakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza nakagaruka shalom. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.